So me and this. Aravuze ngo we nanjye. We help. Akubwiye ngo turakwemera. Agashwingi. Okay. Turashaka gufasha abantu. Boss, ufasha nyene. Aha, unawufasha ukeneye. Umusatsi wakwereyeho. Ubwanwa noheruka kogosha. Umva, uyu no mu diaspora mwana ariko gufasha. Reka ye. Yes. Aha, boss. Ibyo by'umusatsi wanjye ntibikureba. Ubwanwa bwanjye ntibikureba. Ahubwo nimumbwire. Agari iki nikomereza. Don't talk much. Ntabwo akunda amagambo menshi. Help people. Ashaka gufasha wowe. Have money. Amafaranga. Do you need money? Turi kucumba. Ukeneye amafaranga? How much? Urashaka ngahe? Kubita kandi. Umva urama phone yanjye nagukoma. Itonde wowe. Agutwaye telefone yawe. Yanjye Uri muri genge yacu. Genge ibaze mwana niga Twaye telefone kwawe. Narindi kugushaka, narindi kugwiga mayiciko. Ariko Imana kirega baza atari bayari kabisa. Izi kunyereka uburyo mbitekereje mu bwonko bwanjye bise bwibara ko ise mbona mama. Nari muri aho mwana wawe. bantu baruno. Gahunda nayindi. Diaspora. Ruzungu gusa. Nari mbise ko gahunda iki. Buryo mu bantu batajya bane. Urimo kabisa. Yewe guhera muri uno mwaka tugezeho. Ewan. Singa mbeshya abantu batuzuye. Tuvuganye bisekera kuzo. Mama ibyo bintu gusa nyaranga ari so bro. Umusare no tuvuze igishukuri. Yishatse kwigira mu diaspora kandi rikavukira no mukobo. Urumva babuze. Ntabwo ngereka mu bwizo. Ushobora kuntu ukabona ndigendeye. Agize. Okay, so best you kote nike. Kagende rwana. Kote se wagishyura cyangwa ukeka ko kubona ikote byoroshye. Ariko mambo nawe nugahinduka nk'igicu. Bakwenye kwiguna iskote. None se ibintu ntabwo bihinduka. Bigahinduka ari kwangeza imbere se. Cyazana amafaranga ngo ikote. Wese asugiye kurikoresha. Mambo rero nyumva rero. Amafaranga ngiye gukorera ngiye kwita nyabona kakana. Wowe niyo twana cyane. Wowe sana ikote ndyambare sibyo? Hende kandi sibwo tujye gukora amafaranga ate yubaka inzu. Reka ye. Ariko ye amafaranga se tugiye gukorera ku byo yakubaka inzu turayakura. Mambo wenyisira. Icyo wisira mu bantu bafite ibitekerezo. Hano kuri. Ibitekerezo bizima bikura. Wowe warize. Asabana ko mutagira ubwenge Mose yoboye ubwoko bw'Abisirayeli yarize. Muri aka kanya rero uratoranyijwe ngo uyobore ubwoko bwawe tu. Ngiye mu buyobora ntabwo ndi. Bro, nshobora kutakuyobora. Aba narize ariko iyo bigeze ku mafaranga ukagaterera nyara. Yes we. Yuwe ngize isoni. Esesane sebas. Kiruka kijya gusomba. Matimba na arundi wabarizwa atari wowe. Ibyo ndumva nabidanje birimo. Nimba ariho nkorera se. Ariko tureke kujya mu bintu byinshi. Ikote tujye gukora akazi. Boy, munsi n'igicumufu. Package wamabyi. We damwelio. Linda ko. God have mercy upon us. Ariko mabo. Wanji? Ubu twagashangana kuko twabona mama. Tekereza kabari. Urabona ko imihanda ni abakire. Biramba abantu benshi. Ati nibyo nibashaka. Cyangwa uruka ugatori hano hepfo. Wapi nabyo kumara. Bagarare hano. Umuntu azajya atambuka bite tumuraba. Ani nayo. Rero mambo rero information nazi bagikuze kubwiye. Kumegiye kugenda. Zaza mvuga rero usobanura. Cyacyongereza nyine cyo gufatanya ibintu byata. Nawe uzashyiramo utuntu tw'umanyeri twawe nyine. Cyose kandi ndabizi gutarize ariko. God have mercy upon us. How are you? Naenda kumanina.
boss kubajije ngo wumva icyongereza tuvugane gake birari byo mvuze wowe ni urw'abagabo wowe uzahura n'ibindi ariko ikize ni yaragusuhuje so me and this aravuze ngo we nanjye we help akubwiye ngo turakwemera Agashwingi. How are you? okay turashaka gufasha abantu umva boss ubufasha nkeneye aha ngo nta bufasha ukeneye umusatsi wakwereyeho ubwanwa nuheruka kogosha uyu ni umudiaspora umwana ariko agufasha Reka ye. yes aha boss ibyo by'umusatsi wanjye ntibikureba n'ubwanwa bwanjye ntibikureba ahubwo nimumbwire umagara iki nikomereze. don't talk much ntabwo akunda amagambo menshi help people ushaka gufasha wowe have money amafaranga do you need money Turi kucumba. ukeneye amafaranga how much ushaka ngahe niba nabyita amahirwe niba nabyita imigisha nakubeshye basista kwa muganga barambaze bayipyiko barayibanze bashyizemo ihene Jesus. how do you say it? boss he said kidney was taken off and placed into kidney of goat. Okay, you have kidney of goat. aravuze ngo usobanuye ko ufite impyiko y'ihene. yego pe barambaze babura indi bashyiramo iy'ihene mu buryo bwo kuyifashisha kugira ngo nabwo none ubusigaye njya kuri wese nkaganga boss. Nzira ko ibyo ngibyo wabyumvise boss. I say, okay. You give your money. Has but your money. agiye kuguha amafaranga. ayo mafaranga rero ni 700,000 by'amadolari. Reka ye. ariko kugira ngo uyabone uratanga 20,000 kugira ngo ufunguze kote ayagushyirireho. Yes, tuwechike. My lord. nta kuntu ayo mafaranga muri kunyaka mwayakura muyo mugiye kuma. You are stupid. Very stupid. Tangiye kurakaza boss. reka mbabwire boss niba uri umudiaspora nawe muri kumwe simbizi ntabwo nafite veni zanjye z'amanyarwanda urera amezi 3 ngo nziba Agashwingi. cyane ibyanyu. Umvase. Sikuri umuntu araza akihatata akavuga ibyongereza kikanga gutanga. Ambe sire urabona umuntu yarise kaminuza yo gusa. Agombaga gutanga imisoro sha. My lord. Why? I wonder. Do you say? Aravuze ngo Rero mambo rero. Ikatuhindura location. Cyakine bro bana cyatuhindura. Bakadufata bakapanuka batari kose. ibyo rwose. You take him down. Eat a smoky book. Ube mumu. People. How do you money? How do you have money? muri bande muri kutubaza iki? uyu ni umudiaspora utera inkunga abantu. Haruna wabaye mu diaspora kuva ryari se? I say, Ikigoryi warakuze. Gishaka kurya imitungo gusa y'abantu kitayivunikiye. Ariko mwebwe mubona atari kisa. Ubu wifashe ukodesha agasuti ka 5 uje gutuburira abantu. guys, what are we talking about? Me, diaspora. Sese murera. Akomambura ikigoryi. Ubu nyice gahunda. Mukanyira mbya ngo nyishyure. Ubu kubeka inkuba y'ubuki. Reka ye. Raro wigenda azana agatelefone ka Nyiratsindi. Unahuye na genga yanjye. Ntabwo twumvikanye. Ntuzana w'ubugoryi. Ntabwo ari rero. Telefone yatsindi. Sanya telefone sha. Aba wese turayatsinda. Shato wewe.
ntabwo muri gikondo tugiye kuramo kwayo kubagira wowe Kwanza imejana mama. Asa nkuko bro unisenga. Wajya gukina imikino nk'iyi. Umuzimu wanjye waza utaza gukina. Unisenga. can it happen Simubibona? Umuzimu wanjye ntabwo wawukina. Wagiye kebiki. Unisenga. I can't accept that Ondoka. Ereza phone ya vuba Phone yawe se iyi. telefone yanjye Ndenda kwishyura. ukuntu yigize ye ako sha nabonye muri abateka ishyura telefone yanjye ya vuba Umuntu ashoreza umuntu. iravuba Ntugukubita kandi. umva uri amafone yanjye nagukoma itonde wowe agutwaye telefone yawe yanjye uri muri genge yacu genge ibaze mwana agutwaye telefone vuba nagire vuba rwose kuri ayo Mambo telefone washukanye. kasha ndagukiza se naguteranyije wowe wigize igisabo Mambo kuko uranyakana. Sha burya inshuti ni Yesu. mu mazi turashize none